Muraho neza. Hari umusubscriber wacu watubajije kuri Ecox Green cyangwa se uyite Ecox Network. Ecox Network ni platform aho bakubwira ko ushobora gukora ibikorwa bitandukanye byo kurengera ibidukikije ukaba wabihemberwa amafaranga. Gusa ariko bikorwa mu buryo bwitwa mining. Niba ushaka gukorera amafaranga kuri internet, niba ujya wumva uburyo bavuga ngo bakorera amafaranga kuri internet, niba ari ubwa mbere wumvisha ibyo bintu cyangwa se wajyaga ubyumva ukaba ugize amahirwe yo kubona iyi video, ngo ikaze kuko ngiye kugusobanurira iyi Ecox Green mu buryo bworoshye kandi bwumvikana, ku buryo n'umutangizi ubyumvishe bwa mbere ashobora kuba ya participatinga muri iyi project, aho bakubwira ko ukora ibikorwa bitandukanye cyane cyane byo kurengera ibidukikije ukaba wabihemberwa amafaranga. Hanyuma reka nangire ngirani, mu by'ukuri iyi Ecox Green iri gukwirakwira cyane ahantu hose bari kuyimenya, ariko se kuba iri gukwirakwira yaba ari amahirwe cyangwa se nanone ni igihe cyo gutakaza igihe cyacu? Niyo mpamvu kugira ngo nangire kukwereka uko watangira gukorera amafaranga cyangwa se uburyo watangira ku mining mu buryo bwiza, mu buryo bw'umutangizi utazi mining niki, ni ugukorera amafaranga. Hanyuma mining ikora gute ndabigusobanurira step by step. Niyo waba uri umupro, navuze ko niba uri umutangizi n'abapro murabyumva neza. Reka dutangire tugira tuti ese Ecox Green ni iki mu by'ukuri? Ecox Green ni project yitwa Eco to Earn. Ni ukuvuga ko ukora ibikorwa bitandukanye byo kurengera ibidukikije nko gutera ibiti, gukora recycling. Iyo bavuze recycling ni buriya buryo aho ushobora gufata ibikoresho wakajyanye mu kimoteri cyangwa se wakajugunye, ibishobora kuba wakongera kubikoresha cyangwa se wabinagura, ibishobora gusubizwa mu nganda bikongera bigacurwamo ibindi bintu, aho kugira ngo bajye kubijugunya bijye kwangiza ibidukikije, bishobora kuba byakongera bikanagurwa bikavamo ibikoresho bishya, cyangwa se ugakora content n'ubundi zigisha abantu ibikorwa byo kurengera ibidukikije ukaba wahabwa green point. Izi green point nyuma zikazavamo coin izaba yitwa ECX. ngire ngo ni ibintu byumvikana. Gusa ariko ahangaha ndagira ngo mbanze ngire ibintu nshyiraho umucyo. Nago ukwiye kwihuta wishima cyane wumva ko ugiye gukorera amafaranga. Nk'uko byumvikana iyi project ifite intego nziza yo kurengera ibidukikije. Twabonye nka Tao ifite intego yo kugira ngo abantu bajye bakora software, bakore app batagombye kuba bazi coding, aho bashobora gukoresha ururimi rusanzwe. Nkabwira computer yanjye cyangwa se AI model nkayibwira ni genda unkorere platform cyangwa website imeze gutya na gutya, ntago binsaba gukodinga, ahubwo ni systeme yumva ururimi rusanzwe. Okay, twabonye nka Pi Network ifite intego yo gukora coin izajya ikoreshwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi mu kugura, kwishyura service. Gusa ariko iyi Eco Green yo ifite intego yo kurengera ibidukikije. Nago ukwiye kumva ko ngugiye kuba umukire ngo umenye iyi platform kare. Ukwiye kumenya ko iri ya green izajya itanga green point, kandi nago tuzajya dukora ibyo bikorwa byo gutera ibiti n'iki, twe tuzajya tumayininga. Gusa ariko kuba turi hamwe dufasha network kuba yagira ibintu ikora, birumvikana ko n'ubundi bazajya bagenda bakora bimwe muri ibyo bikorwa, ariko twebwe icyo turi bukore ni mining. Ndaza kubikwereka. Nuko ziriya green point kandi batanga nago ziraba listed, nubwo izo green point zizavamo coin izaba yitwa ECOX. Nago iraba listed rero kuma exchange ngo mbe nakubwira ko ngo ni ibintu biri garanti. Gusa ufite amahirwe yo kuba watangira kumayininga iyi project hakiri kare ukajya uhabwa coin cyangwa point nyinshi. ECX token nirafungurwa cyangwa se nirajya ku masoko, bivuze ko udashobora guhita
ukuramo amafaranga, bisaba kwihangana. Ese haba hari risiki ihari? Nta kintu nabonye kibi kivugwa kuri iyi project, gusa ariko ukwiye kumenya ko ari project izatanga amafaranga ejo hazaza. Ntago ari ibintu ukwiye kuzamo ngo mu kwezi kumwe ububonye amafaranga. Ntago ari ibintu ukwiye kuzamo kuko uzi ko ufite ikibazo cy'amafaranga y'inzu cyangwa se ufitiye ideni umuntu ukaba wumva ko uje hano gukorera amafaranga yo kumwishyura. Ni ibintu biba bizagira umumaro mu gihe kiri imbere, udakwiye kuba wagira ibintu upangira amafaranga nakubwiye uje gukoreramo hano. Kandi nk'uko nabivuze nyine, na hantu na hamwe nigeze mbona bavuga ko ishobora kuba ari scam, nubwo nanone ari amafaranga utavuga ko ari garanti uje gukorera. Ugomba kubifata nk'igerageza kuko project iracyari mu ntangiriro, value cyangwa se agaciro kayo ntago karubakwa, ariko bashobora kuzakubaka ibintu bikagenda neza cyane. Rero niba ushaka kuyikoresha, ubu buryo ni free, nta mafaranga bagusaba, nta mwanya wa danje bigusaba. Buri kimwe ukeneye kumenya ngiye kukikubwira muri iyi video, ngire ngo iby'ingenzi nabigusobanuriye. Reka tugerageze kubashyiriraho screen. Reka nze microphone nyishyire hano ku ruhande, mfate telefone yanjye mu ntoki kugira ngo ngusobanurire neza ni gute ukwiye gutangira kumayininga iyi Eco Green platform. Ndaje ni mu kanya gatoya. Okay guys, nizere ko nabatindiye. Rero uri kubona ko nuza gukoresha link iri munsi ya video uraza kugera kuri iyi page, ariko nubwo mvuze ko uri buze gukoresha link, urakenera na invitation code. Nuza kujya muri videos description box urabonamo invitation code, ubonemo na link. Urabanza ukore copy ya invitation code, uyishyiraho urutoki nk'amasegonda 3, ugahita ubona handitse select all copy n'iki, uhita ukora handitse kuri copy. Hanyuma ibibaye copied kuri clipboard, ugahita ukanda kuri link, uhita ugera kuri page imeze gutya. Gusa iyi ni login page. Ubu ukwiye kuzamura, uri kubona ko biba bimeze gutya, ukazamura ukaza hano kuri register. Iyo uje kuri register biba bishatse kuvuga ko n'ubwa mbere ugiye gufungura account hano kuri Eco Network cyangwa se Ecox Green. Ikintu uri buze gukora, baragusaba gushyiramo amazina yawe. Nyaboneka ushyiremo amazina yawe uko yakabaye, uko yanditse ku irangamuntu, kuko nyuma bazagusaba gukora KYC. Hanyuma uze hano ushyiremo email address yawe, uzaza hano ushyiremo email address yawe nk'uko nkizemo iyanjye gutya. Reka dutegerezeho gato email yanjye igeremo neza cyane, iyi ngiyi. Okay, nk'uko nyishyizemo gutya. Hanyuma uze hano ucreate password. Bari kukubwira ko password igomba kuba ifite characters guhera ku 8 kugeza kuri 32. Ni ukuvuga ngo iyo ubaze inyuguti cyangwa se imibare cyangwa se utuntu characters, inyuguti zigize password yawe zigomba kuba zitari munsi y'8. Hagomba kuba harimo inyuguti nkuru, inyuguti no, umubare ndetse na special character. Urugero, ushobora gushyiramo password yanditse gutya iti Rwanda. Okay, ukandika Rwanda gutya, ugashyiraho umubare nka 1 2 3, ugashyiraho inyuguti nkuru nka A nkuru n'intoya, cyangwa se bitewe n'inyuguti uzashobora kwibuka. Ushobora gushyiraho inyuguti nkuru itangira izina ryawe rimwe n'inyuguti ntoya itangira irindi zina ryawe rya kabiri. Hanyuma tugashyiraho na special character, ubwo ni nka arobase, urwego. Ushobora gukora nk'iyi password. Nje rero ngiye gukora password yanjye ya nyayo, ubundi nze dukomeze. Hanyuma iyo ukimara gushyiramo password hano, uri kubona ko na hano nyine bagusaba kuyisubiramo. Hanyuma uraza hano ugapestingamo ya referral code nababwiye. Njewe iyi ngiyi ni referral code nabashije kubona, gusa ariko referral code yanjye ndayigusigira
muri video description box aho uri buze gusanga link, gusa ushobora no kubinsaba unyandikiye kuri WhatsApp. Hanyuma uhita uza hano kuri register. Igihe kano kantu bari kukwereka ko kavivuye gutya, uhita ukora kuri register. Hanyuma reka dutegereze. Okay, badusaba gushyiramo username. Ushobora gushyiramo izina nyine cyangwa se agasirino uzajya witwa hano. Reka nshyireho Eldad1 2 kuko kize Eldad gusa, wasanga bashobora kuba bararifashe. Mpita nkora kuri register. Ngire ngo mwabibonye nakoze kuri register. Barambwira ngo Ecox action exchange is live. The new action based on trading system has dropped buyers and sellers complete openly, no market makers, no manipulation. Turakorozinga. Negeze kubona hari abantu bavuga ko ngiyo umaze gukora KYC uba watangira kugurisha coin zawe, ariko ntago ari ibintu nakugira mu inama, ahubwo kiba ari ikimenyetso cyiza kizo coin zishobora kuzagira agaciro ejo hazaza. Rero nuzanabona hari abantu bari kukubwira ko bakugurira coin zawe, guys, inama nakugira uzabareke, uzabihorere. Reka twiyizire hano kuri claim one stick. Ibintu bigaragara neza cyane. Hanyuma uri kubona ko uhita ugera kuri iyi page. Iyo ugeze kuri iyi page bari kutubwira ko speed yacu ari 1 green point per day. Ku munsi tuzajya tuza hano claiming point imwe gusa, ariko uko utumira abantu iyi mining speed yawe igenda yiyongera. Iyo uba followinze ku mbuga nkoranyambaga zabo, ushobora gukora post ahari ni nka post nyine ijyanye no kurengera ibidukikije nk'uko twabibonye. Iyo ukoze like, iyo uba followinze, iyo ukoze comment, bagenda bakongerera mining speed. Nibyo ngibyo. Hanyuma ngire ngo tuzareba video y'uburyo bakora KYC, kuko nabonye biri kuvuga ko iyo wijuje point 10 ushobora kuba wakora KYC. Ngiyo umaze gukora KYC uba wagurisha izo point zawe, ariko navuze ko atari ibintu nakugira mu inama. Iyo uje hano kuti turongo dutatu rero ubona dashboard, greening, ukabona wallet. Iyo tuje kuri wallet, okay, uri kubona ko hano kuri wallet dusangamo ibikorwa bitandukanye nko kuba walokinga point zawe ukagenda uhabwa inyungu kuri point walokinze. Hanyuma ibikurikiyeho tuzajya dukomeza kugenda tubireba n'ubundi muri video zizakurikiraho, kuko nago twareba ibintu byose muri video imwe. Gusa ko hari ikindi kintu nshaka kukwereka. Iyo ugarutse hano kuri turongo dutatu ukaza hano kuri referral, okay, nibwo ubona uburyo bwo kuba waza ugasharinga referral code yawe kugira ngo uhe umuntu amakuru nawe abe yaza agerageze gukorera amafaranga kuri internet, ndetse nawe ube wabona some profit kuko wamutumiye mining speed yawe iriyongera. Hanyuma navuze ko nanjye uraza gukoresha iyi referral code yanjye yanditseho gutya Eldad. Nabyanditse nabi ariko nta kibazo, uretse ko bishoboka ko nshobora kuba nanabihindura. Nje hano ku turongo dutatu, nkaza hano kuri settings, nje kuri settings gusa niyo bitahinduka nta kibazo nyine kuko ni username. Dore niyi bayita Eldad 1-2. Ntabwo nshobora kuba nayihindura, ariko nyine iyi niyo iraza kuba ari referral code yanjye. Naho link uraza kuyisanga n'ubundi aho uri buze gusanga iyi referral code. Gusa ushobora no kuba wahindura password. Uri kubona ko ntabwo turakora KYC bitewe nuko ntabwo turuzuza point 10. Ushobora kuba waza hano ugashyiraho ifoto yawe kugira ngo abantu bajye bakubona neza cyane, cyangwa se niba ubishaka. Hanyuma nk'uko nabivuze, ushobora kongera mining speed utumira abantu, ushobora kongera mining speed
ukora twa dukorwa dusanga hano muri greening, kuba wapostinga, comment, like, follow, hanyuma ngire ngo ni ibingibi. Hano bari kutwereka balance, total mined green ni 0, converted ni 0, unconverted ni 0. Hanyuma hano batwereka ECXL word. Navuze ko hano bazaba bari kutwereka point, ariko izi point mu minsi iri imbere zizavunjwamo coin izaba yitwa ECX. Ubwo no kuvuga ngo iyo izi point ufiteho hano hari izibaye converted zihita ziba ECX, ariyo coin izaba listed kuma exchanges, tukayitradinga tukabona amafaranga. Hano bari kutubwira ngo greening power according to registration bonus bamaye mining speed ya 1 coin per day. Gusa uko uri buze gukoresha invitation code yanjye, mining speed iraza kugenda yiyongera. Nizere ko buri kimwe cyumvikanye neza cyane. Mwifurije ibihe byiza, tubonane mu bindi biganiro turimo kubategurira, dore ko abasubscriber bacu bagiye badusaba kuba twabarebera kuri project nyinshi zitandukanye. Ndakora ibishoboka muri iki cyumweru. Abasubscriber 4 bambajije kuri project 3 niba tarenye zisigaye mbe nazikozeho kuzageza ku wa 5, ari nako mbaha n'izindi update n'andi makuru yagufasha gukora amafaranga kuri internet. Niba utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe, wibuke no kujya muri bio cyangwa se muri about urebe imbuga nkoranyambaga zacu zose, udufollowing cyane kuri X kuko tugiye kujya tubaha update zikomeye cyane kuri X. Mwifurije ibihe byiza, ubwo tubonane mu bindi biganiro. Bye bye.